twongeye kubasuza kuri YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho inkuru ishimishije hano mu Rwanda. Ubu igihugu cy'u Rwanda kigiye gutangira gukoresha amagare acagingwa, aho uzaza ushyira igare ryawe ukarishyira kuri charijeri ubundi ukarindira iminota, noneho ugatangira ukagenda ndetse rikazari gutereza imisozi. Mu Rwanda iyo uvuze igare wumva abantu benshi bishimye kandi bakabikura kuri Tour du Rwanda yamamaye hano mu karere ndetse no ku isi hose. Umunsi tugiye kubabwira igare rifite moteri ndetse mu Rwanda aho batangiye igikorwa cyaguye cy'umujyi bita Green City, umujyi utangiza ibidukikije, aho uzaza ukoresha igare rikakujyana ku kazi ndetse rikanakugarura. Ahariho hose arahaterera ni ugukoresha ingufu z'amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba. Ese igare rya e-bike, mbese igare ricagingwa ryaje ryari? E-bike ryabonetse mu kinyejana cya 19 gishira, aho ryaje ku isoko mu 1997 rifite izina rya Select. Riramamara na n'ubu ibihugu nk'Ubushinwa bukoresha nabura amagare miliyoni 120, nawe urabyumva, miliyoni 120. Ndetse na Amerika n'ibindi bihugu byakataje mu gukoresha amagare ku ngendo, kuko ibihugu bimwe na bimwe bahemba abakozi bajya akazi n'amagare. U Rwanda ubu narwo rwatangiye guteza imbere igare kuko ritangiza ibidukikije, kandi buri mu ntego yarwo yo muri 2030 nk'uko rwarwanyije amaplastike ndetse n'amashashi. Ubu gahunda igezweho niyo transport, aho transport ubu yangiza ikirere, aho 23% ya carbon dioxide ijya mu kirere. Ubu rero gahunda yayo nuko izabigabanya yifatanyije na societe bitagura, aho ino societe yagura company yazanye ibisubizo by'amagare atangiza ibidukikije ari mu bwoko butatu, ari bwo electric bike, smart G assistant bike ndetse n'irindi rya gatatu rizaza rikoresha electric scooter, aho umuntu azaza agenda agashyira igare rye kuri pano soleil ubundi agashyiramo umuriro, aho azaza agenda nibura ibirometero 1500. Ano magare uko ari ubwoko butatu bwose ntatandukaniye n'andi, ahubwo nuko yo azaba arimo utubatiri tubika umuriro, rikaba ryagutwara ku birometero 150 batiri itarazima. Ino kampani yagura yatangiye gukorera i Musanze, Rubavu ndetse na hano i Kigali. Ushishoze neza uzaza ubona amapano soleil kuri parikingi ariho ano magare azaza acomeka agacaginga batiri yayo. Gura kampani yavuze ano magare ntatandukaniye n'ayandi, nuko yo azaza aba ariho tubatiri tubika umuriro, rikaba ryagutwara ku birometero 150 batiri itarazima, ndetse ryanazima ukaba wagira ubushobozi ukaba wagenda ukajya kuri charijeri ukaricaginga nabura mu minota runaka, noneho ugatangira urugendo ugakomeza, ariko ugakomeza urugendo hazamuka habatambika hose ukagenda. Ino kampani Gura yatangiye gukorera i Kigali, Musanze ndetse na Rubavu, kuko ubu urebye neza muri Kigali wabona ahantu hari
amapano sereye kuri parikingi, ndetse aho ano magare azaza acaginga. Gura kampani umuyobozi wa Gura kampani yavuze ko izaza ishyira ano magare no mu makampisi kugira ngo bafashe abanyeshuri n'abarimu. Kandi iyi kampani si amagare gusa, ahubwo na moto zizaza zikoresha imirasire y'izuba nazo zirahari. Ngaho nguko rero u Rwanda mu iterambere. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ubundi ujye ubona amakuru atandukanye, ibyegeranyo ndetse n'ibindi bitandukanye.